nagaruko turi abakene yatugeze abakene ndetse ko numva abakene ngo 50 none burya tuvugaga wagira ngo nk'ibihumbi 2 abakobwa rwose amafaranga baciye amazi cyane abakobwa rega baturusha n'amafaranga none se ngiye baba bafite ikibazo ko mbivuga iki ngiye ntago nenga ibyiza yego nenga ibibi twishimiye ko haje umutoza w'umunyamwuga umutoza izi byarimo umutoza washize equipe ku murongo narakubwiye Tenseri nta kibazo ifite cy'abakinnyi gikomeye ifite ikibazo gikomeye kuri staff idashoboye kumvikana. Welcome back muri Kivu Sport Updates. Uyu munsi turi kuwa mbere turi mu kwezi kwa kabiri umwaka ni 2025. Ndi kumwe na Kakure nko muri kamera nk'ibisanzwe tugarutse n'ubundi muri Kivu Sport Updates kugira ngo tunyuremo gake mu makuru y'imikino twapdating abantu hanyuma turebere hamwe imikino yabaye n'indi mikino ibuze kuba turibanda cyane ndakeka muri Championnat y'u Rwanda ariko wenda Kakure naza kudukundira araza no kutunyura mu mikino y'Iburayi sibyo Kakure bikunze ariko Iburayi se twaca ko equipe zose zikomeye usibye equipe ya Chelsea yasitaye ku munsi wo kwa gatanu itsindwa na Brighton ibitego 3-0. Hako Brighton irakomeye bro. Brighton iri mu rugo kenshi na kenshi utanze kwinjira mu mukino biba birangiye kandi Chelsea nayo kuvaho umutoza wayo yavugiye ngo nta gikombe akeneye Chelsea rezilita zagiye ziba nkeya cyane ira interview yakoze sinzi rwose wagira ngo yakoze ziba nkeya rezilita wagira ngo hari ikintu nyine abakinnyi bahise bikuramo babonye ko ibyo bari barimo bidashoboka umutoza afite indi mibare yiwe Chelsea rero iratakaje cyane mu mikino kimwe na Manchester United imaze kumenyera none yavuye ku mwanya wa 13 iramanuka cami yihangane ubu bageze ku mwanya wa 15 n'amanota ngahe ntago ni ariko ntago nigeze ndeba amanota ariko umwanya wo nuwo nguwo Man U niho yiryamiye kabisa 15 Seatari ni atari ikipe ya Liverpool yakomeje gutsinda ibitego 2-0 na Arsenal yacu itagira umwataka umumediateur abasha gutsinda ibitego 2-0 niho uzazukina kuri attack Arteta radoye mu kiye cyane ubu ngubu akakanya ngiye Jarud nkubwiye igikombe nta gikombe naga Arsenal gahunda y'igikombe ntayo reka dushake tugume kuri ya myanya myiza nyirazigatisha kwishakira Big 4 tangenda competition muri championnat ariko sewe mutoza yanze kugura umwataka abataka bose baravunitse equipe narebye kuri bande touche sanga abakinnyi 9 Arsenal harimo abadefenseri 5 no muri numero 6 umwe abantu barindwi kandi numero 6 nayo mu mubara abantu b'imbere nabo tugukinisha abana tuzamuye ibi bolo bya Saint Valentin sengo byari bimeze bite muri weekend Saint Valentin rero ngewe hari stati nashyize kuri WhatsApp sinzi ko wayibonye umukobwa avuga ati abahungu b'abasilamu mwegereye hino tuganire ya nayibonye ibintu mwihaye ngo Saint Valentin ngo ni haramu ngo nuko muri abakene abese ko nagaruko turi abakene yatugeze abakene ndetse ko numva abakene ngo 50 none burya tuvugaga wagira ngo nk'ibihumbi 2 abakobwa rwose amafaranga baciye amazi cyane abakobwa rega baturusha n'amafaranga abayumva ari make umukobwa amafaranga oya ntawe kuko abakobwa b'amafaranga bari make yose amafaranga menshi yacu aba make ku mukobwa cyane rimwe na rimwe aba make ku mukobwa niyo mpamvu ngiye mvuga ko tutabarusha amafaranga rero biravye kwa ngo Saint Valentin no hari n'abandi bavuga ko ari umunsi w'ubusambanyi ngo kubakundana hari n'abavuga ko ari umunsi wo kugaragaza ko utamuca inyuma mbese babyita mu mazina menshi ariko birani igikorwa n'abantu kuri uriya munsi ngo bagiye bareba stati bakireba bonyine ngo bakireba bonyine wari n'uwagiye ureba stati akajya abona ngo akavuga se ko mbona abashiri bahuje abana ko mbona ari bamwe bahuje abashiri ntago byari byoroshye byari ibintu bikomeye nyine ariko by the way ndakeka wenda hari abo byabereye byiza hari nabo byabereye babi ko araho nabonye umugore yasanganye umugabo we undi mukobwa ahita amuterera umwana umugabo aravuga ati nose ko yari yaranyanze nta kibazo umwana nzamurera yari yaranyanze umunsi urageze agize ifuhe yanereye umwana bigenda gutyo rero muri sport nyine sibyo turimo Iburayi twe turimo Manchester nyine nayo yaratsinzwe ku munsi w'ejo na Spurs igitego 1-0 match nakurikiranye ariko Man nyine gakina yirwanaho Amadi Diallo wavunitse sezo yose
tuzongera kugaragara kandi rero yongeye amasezerano vuba. Manchester yagize igihombo gikomeye kuvunikisha Diallo kuko yari umukinnyi watangiye kubafasha kuba bagina match nziza. Bandi kureba yagira contribution mu mukino anatsinda cyane. Manchester yagoye cyane. Niba ushobora kureba equipe iri gukina aba defenseur batatu igakina aba mediateur batanu n'abataka babiri. Ariko ugasanga abataka babiri nta shot on target 5 bateye mu zamu. Se buri umwe agiye shot on target 2 n'igice wenda. Zite 2 n'igice. Wenda muri ze 5 haze kuvamo nka goals imwe cyangwa ebyiri ariko barebe mu zamu ariko urumva nyine birakomeye. Abataka babiri wa Manu. Etincelle yacu kabisa imeze neza. Ya turajya muri resultat. Gutsinda bahise bampamagara barambye ati Kakura ari kubivuga iki? Ndabya ati Kakura arishimye, None se ngiye baba bafite ikibazo ko mbivuga iki? Je ntago nenga ibyiza. Yego. Nenga ibibi. Kandi byiza ngabyakira ngamije ko bikosorwa bikaba byiza. Bibe byiza intsinzi iboneke kandi ubu nibyo. Ese abo bantu bakubwira gutyo bari kwishimiye iza rya Seninga. Twishimiye ko haje umutoza w'umunyamwuga, umutoza izibyarimo, umutoza washize equipe ku murongo. Narakubwiye Etincelle nta kibazo ifite cy'abakinnyi gikomeye. Ifite ikibazo gikomeye kuri staff idashoboye kumvikana. Turabyumvikana. Congratulations ku bahungu kabisa. Etincelle barimo kudibyishimo. Etincelle imeze neza. Etincelle yakinnye neza. Mushidikanyaho kuko Sugambira toje Etincelle. Nibyo Etincelle yakinnye neza. Mujarudi. Niho tugiye guhera. Etincelle yakinnye neza niho tugiye guhera kuko ni equipe yanga. Tawinjira no muri Etincelle equipe. Turaza guhera no kuzindi. Ako nyine turahera ku equipe ya Etincelle. Yego. So Etincelle nyine kuri match yabanje y'amagaju. Kuri match y'amagaju ku bakinnyi bakinnye nk'umutoza nyine w'umuhanga. Yego. Bya bintu nkubwira yagizemo renfort imwe gusa. Impinduka imwe bimwakunda kuvuga ikipe niho rihinda. Kandi iyo mpinduka imwe yabayeho yari impinduka ikeneye kuko ni umukinnyi mushya. Twibukiranye umukinnyi aguzwe kuri phase retour abaguzwe aje gufasha. Ntago abaje kwicara abaje gukora ibyo abandi batakoze. Niyo mpinduka yabayemo haza kubonekamo wa Mugande witwa Kamari Dennis Kawesa. Niyo waje gusimbura Ayman yarabanje kuri match y'amagaju kandi Ayman nawe yinjiye asimbuye resultat yaragaragaye kuko ura Mugande naramucunze cungu kunakina si mwiza cyane kuri point numero 9 ariko ni umukinnyi utari mu egoiste. Cyo kintu cya mbere nari nshaka ni umukinnyi aho bidashoboka gutera mu zamu apasa kandi umukinnyi ufite amaguru yombi ashobora gukina. Kuko Etincelle mu gice cya mbere Etincelle mu gice cya mbere yatangiye ubona hagati bafitemo amadeshi imipira myinshi igenda ipfa igihunga arimo igihunga cyane. Igice cya mbere mukurisa nk'ikihariye muri position de balle ariko nayo idahusha cyane. Igice cya kabiri Etincelle yaje gukosora witwa Robert Mukogoro cyabamwegeza kuri point watangiye kina ku ruhande Dennis Kawesa ajya kuri 11 ariyo nawo haje guturuka iki umusaruro. Abantu twagiye duhura bakambwira ati uwitwa Kakule Fabrice Mugeni ngo numukinnyi ngushaje gutazafasha Etincelle ariko twibukiranye ko championnat y'u Rwanda ikinwa na experience cyane kurusha na Tala ahubwo kurusha na Tala experience irusha Tala ko Tala ishobora gutinya champion experience ariko kubera ko ibije champion iratinyuka champion ibizi gisabwa ngo kuko ndaceka igitego cya mbere kuntu bya Kakule niwe watse umuntu hagati mu kibuga hagati umupira wa Kiza Hussein na kindi yakoze Kawesa yakoze le doublement yo kumuca inyuma aramutegereza ahita yimwegereza imbere Kawesa na kindi yakoze control tire muzamu. Urumva ko Kakule Mugeni Fabrice zari kirtema zose Etincelle yakoze zigenda zifasha ikintu cyiza. Kawesa rero yaje kongera kubona baro nziza ayigarura kuri penalty umwana w'Imani wari usimbuye aza gushiramo igitego cya kizere cyo gutangira Seninga hari abana ari kugenda yereza iminota ariko Ayman bitega zabitsinda. Ayman n'undi mwana witwa Bilal ukina hagati kuri 6 yego yaje kwinjira asimbuye ariko ni umuntu mu minota mike yakinnye uko nako nawe yamaze kwigarurira icyizere kuko yabonye ko umutoza ari umutoza mwiza ari n'umutoza ushaka guhereza abana icyizere ko reka bimwe twavugaga ngo Seninga ni umutoza nyine wize umupira uzi gutoza ni ukuvuga ngo umutoza nk'uwo byanze bikunze umukinnyi ufite tala na discipline abagomba kuza no gutoza. Muri Etincelle bari basigaye bari basa nk'abantu bihebye basa nk'abantu batakibyumvamo cyane ariko kuba umutoza kuva yahindutse nayo nsaba n'ubuyobozi rwose bwihangane ku bushobozi bwabwo ibintu byenda prime bazitangira igihe imishahara bayitangira igihe nibize kuzamo ibyo bibazo equipe yacu ni equipe nziza izatanga umusaruro kandi nizera ko no muri weekend
iyi Rutsiro yigize akara kajya he tugomba kwigarika irani kuko irabizi kare equipe ntago ari derby kuko kuva Rutsiro yabaho niratsinda Etincelle no cyana bivugiraga no ko Rutsiro twagiye tubivuga amaze kwigarurira abafana rwango ni match zabiryoshye abantu bazaza ko abafana baritabiriye ejo bundi byagaragaye ko none ku gatandatu biyongere babe benshi Etincelle twongere tukubona amanota 3 ubundi tubona kubona amanota 3 bizadufasha yuko kwegera imbere cyane kuko buriya ni ikintu kuba tuba tugeze kuri journée turi imbere ya Marine mu manota undi Marine tujya tuyiga imbere yego ariko urabona ko ari sawa cyane urabona ko ari sawa cyane nicyo kintu Etincelle iri ku murongo ibonye intsinzi ya kabiri ikurikirana umuka mwiza congratulations kuri Seninga namukura ibitego bibiri ku congratulations kuri Seninga na staff yiwe we ntabwo twashimira Seninga gusa kubera ko na staff ifite icyo iri kumufasha ariko Seninga nawe cyane gusa tugerageze Etincelle gume ku murongo iriho ntacyo bitwaye niba Etincelle yatsinzwe iratsindwa nka equipe niba yanganyije inganye nka equipe niba yatsinze kandi abafana dukeneye ko bakora support ntagira abafana baca abantu intege yego abafana nibaca intege nta gikuba natwe dufana amakipe yagatsindwa match 2 match 3 ariko tugakomeza apare yo mukino indi mikino yabaye ni yihe tuyinyuremo indi mikino yabaye muri championnat equipe ya Gasogi United yanganyije na Bugesera 2-2 bayishuye ku munota wa nyuma Gasogi Gasogi yarabanzaga Bugesera ikishyura witwa Mbaye Aliyun niwe wabanje igitego cya Gasogi kishyurwa na Umar Abba kuri penalty wamwataka wa Bugesera witwa Hakim Hamis atsinda igitego cya kabiri kishyurwa na Gakwaya Leonard iyo niyo result yaranze donc match igitego 2-2 amagaju yanganyije na Rutsiro ubusa ku busa ntacyo twavugaho cyinshi yego ikipe ya Muhazi United 3-0 Vision 3-0 Muhazi ibitego 2 byatsinzwe nitwa Faustin Pote Mosimango Muhazi ya Boneri Bonera akina muri Etoile de l'Est Muhazi ni ekipe ya Ruremesha Emeni hakina n'uwitwa Asumani Kabira Ospina kinamo abanyagisenyi benshi kabisa Muhazi United n'uwitwa Idrissa Bob kubw'Imana Cedric niwe watsinze igitego cya gatatu uyu witwa Pote yatsinze ibitego 2 ni umunyamahanga mushya basinyishije wo mukongomani Musimango izo nizo resultat zabaye ariko hari n'izindi resultat zabaye kuri uriya munsi resultat zindi zabaye kuri uriya munsi Rayon Sport yarakinye ejo ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ku munsi wa gatandatu yarakinye n'ikipe ya Kiyovu Sport saa 12 z'umugoroba yego Rayon Sport itangira ikina uwitwa Forngani na n'ubu ngubu nashaka kureka izamu ibitego cyo cya 12 muri Rwanda Premier League nyamara bya 20 azabigeza ashobora kubigeza niba muri retro amaze gutsinda ibitego 3 mu mikino 2 natagira imvune rwose amahirwe menshi nuko ashobora kuzakura umuntu ashobora kuzakuraho gahigo ka 18 ka 12 kuza 20 cyaje kwishurwa no witwa Masengo Tansere capitaine ikipe ya Kiyovu turavuga ati ibintu birakomera Sport birakomera ariko Kiyovu dusangana inka bimwe byabaye kuri APR umwana w'Irubavira Goa Haji aza kuyisosura igitego cya kabiri birangira Rayon Sport ibonye amanota 3 ku munsi no kuyobora championnat nyine hanyuma na APR yari yatsinze bigoranye ku munsi wo ku cyumweru sasa ku isaha y'isasta habaye umukino w'uje ikipe ya Police n'ikipe ya Marine Football Club ibitego 4-0 munsi w'ejo Police yafashe Marine ku bitabo 4-0 witwa Chukuma Odile yatsinze ibitego 2 witwa Henry Musanga na Mugisha Didier Taichi nabo batsinda kimwe Marine 4-0 sasta zuzuye Marine ku rwose Marine ariko Marine bisuye championnat zose Marine ikunda kubonekamo match zitari munsi y'eshatu yatsinzwe ibitego 4 kuzamuka cyane uribuka yuko yatsinzwe ibitego 4 ku busa n'ikipe ya Vision oya Marine ndabyibuka yatsinzwe no myaka yavuye Marine ikunda gutsindwa ibitego byinshi uretse na byandi bya APR rwose usanga hari n'izindi match Marine igenda igakora nka match 3 tugasanga atsinzwe 4 yatsinzwe 3 sinzi impamvu ariko ni ikipe yinjizwa cyane Gorilla yafashe Musanze ikubita igitego kimwe ku busa cyitwa Ndikumana Landry w'umurundi mushya binjije muri phase retour Gorilla ibikubise Musanze Gorilla yakomeza ishimangira kuguma kuri wa mwanya wa gatatu kipe ya Gorilla kabisa mukuru wo mugoroba ku cyumweru habe match yagomba guza APR FC na AS Kigali iyi ni match ikunda kugira imaka cyane ngo AS Kigali nishobora APR AS Kigali nishobora APR ariko ni nabyo ariko muri iyi myaka 2 byagora zagiye zibaho ugasanga AS Kigali n'ikipe yambi bashije gutsinda APR
kandi na match ejo ku bantu bayirebye igitego cyabonetse Hayamana kabisa nabwo ubona ko mu kibuga harimo wanje nyinshi cyane batari kumvikana n'umusifuzi abakinnyi bahise Kigali bavuga turi kubogama cyane ariko kubogama nta gitego nabonye babitse n'ibyandi mu byo mu kibuga kuko uwitwa Jibril Watara yatsinze igitego cyiza cyane cy'umutwe APR ibonye intsinzi uwitwa Byiringiro Gilbert aza kwitsinda igitego umukina kuri kabiri bita Kagege Baroze yarahinduye imukubitaho atabishaka ijya muri kuri deuxième poteau birabibaho uwitwa Mamadusi yabakubise igitego ku munota wanyu ahita ajya gusujudu kabisa AS Kigali irarambarara abarangije AS Kigali irarambarara rwose iravuga ati ibi bintu ntago bibaho iravuga ati ibi bintu badukoze ni ibintu biteye ubwoba hari bari bize byibuze ko baribuze kunganya ubu rero uyu munsi wa 17 ukaba uranje ikipe ya Rayon Sport ari ya mbere n'amanota 40 kabizigamye ibitego 20 kugeza ku ma equipe ane twumvuka bihagaze Rayon Sport ifite amanota 40 izigamye ibitego 20 APF ya kabiri ifite amanota 37 irushwa na Rayon Sport amanota 3 izigamye ibitego 12 numwe irusha ibitego 7 Rayon Sport irusha ibitego 8 n'amanota 3 8 n'amanota 3 Gorilla yafashe umwanya wa gatatu amanota 29 izigamye ibitego 8 amanota inganya na AS Kigali izigamye ibitego 2 yego ya kane Polisi yacyari ku mwanya wa gatanu n'amanota 27 izigamye ariko bafite amafaranga izigamye ibitego 10 irushwa na Gorilla ifite amafaranga ifite na AS Kigali na Rayon Sport jonde yarwanaga no kutamanuka igwirirana ariko dore ahantu ziri dore n'umwanya Polisi iryamiyeho kabisa shoko by'abantu bavuga ko Polisi kuba ari muri Qatar nta gitutu kihaba n'abakinnyi bagira wenda gukora cyane ugasanga ntago ari ibintu bari gushyiramo imbaraga cyane ikipe ya Etincelle yageze ku mwanya wa 10 afite amanota ya 20 ikabiri mu mwenda w'igitego kimwe Bugesera 12 11 ni Marine yego 10 ifite amanota 19 ifite umwenda w'ibitego 7 urumva Muhazi yazamutseho gato ifite 16 ifite umwenda wa 3 Musanze ifite 17 Bugesera 17 umva izo ziracyari muri regeration Kiyovu Visio FC 15 amanota 12 umwenda wa 11 Allah Kiyovu Sport 16 amanota 12 umwenda w'ibitego 18 ifite umwenda ugeze kubira ko Kiyovu ari ikipe yawe urayireka igende njye rero kamubwire Jarud kuri ijoro na 17 njye namaze kuzimanura Kiyovu na Visio wenda Visio njye narayimanuye hagati ya Kiyovu Muhazi Bugesera barishakamo iragenda so kakule ko wenda dusoza ko urabona ari kirena ngo kimeze neza kadusereza anga atutarasoza abakunzi banje hari byinshi nifuzaga kubagezaho igikorwa cyanjye ndi musanzwe uzi Jarud yego abantu bari muri groupe ndakeka abantu bari muri groupe WhatsApp barabizi ariko abantu bankurikirana wenda batazi ngo bimeze bite barazi ikiganiro cyanjye yuko nabaye umutoza w'abana abafite licence D ariko nifuzaga inkunga y'abantu bose bankunda bankurikirana kuri iki kiganiro ko tariki 17 nifuza kuzakorera licence C ya CAF murayizi mwese abenshi irungiriza mu cyiciro cya mbere ukaba wa mbere muri deuxième division ni licence ifasha umuntu muri carrière inshuti zanjye zose rero n'abankurikirana n'abankunda ndashyiraho nimero yanjye mu supporting ni inkunga yanyu ikomeye rwose deadline yo kwishyuriza rangira tariki 3 z'ukwa gatatu mu supporting muri ibiganiro byacu mukurikirana inkunga yanyu nta nkunga iba nkeya yaba igihumbi yaba 2 yaba 5 yaba 10 ku bushobozi bw'umuntu ariko akamfasha nkabona amafaranga 300 byo kwishyura licence C mudushigikire uramutse ushaka kujya muri groupe kwa guha nimero tukakwadinga hanyuma ushaka no gusupporting utirujya muri groupe nabwo turaza gushyira nimero muri comment kandi n'abari muri groupe nabitanze nabenda kwita bafite gahunda bose muvandimwe mumfashe bose hanyuma abasha kujya gukorera ira licence urumva deadline ni tariki 17 ni tariki 3 deadline kuko gukora bizaba le 17 z'ukwezi kwa gatatu nyamuna kamureke dushyigikire umuvandimwe ku bantu bari kuri platform turi benshi iki kiganiro ariko wenda nifuzaga yuko sinzi niba Maria Mufanica aricyo muheruka kuvugana kuko tuzaganira adakora ariko tuzaganira abantu tuzababwira uko bimeze hanyuma nkuko mubisanzwe ku marangi meza abantu mukeneye gukosoza imodoka zanyu abantu mukeneye amarangi amakaro rwose nahandi tubarangiye nkuko mubizi ni muri Jana Auto Paint
kandi akorera no muri Kongo na hano Gisenyi, ubaye tureba uri Goma, ubaye tureba uri Gisenyi na Musanze, why not, ni hafi kurusha ko wajya kubikora i Kigali ibikoresho by'ubwubatsi cyangwa se bikoreshwa ku modoka. Waza hano Gisenyi, hanyuma umuterankunga wacu mukuru Jana Auto Paint akaguha ibikoresho byose ukeneye, yaba ibijyanye n'inzu cyangwa se n'ibikoresho ku modoka. Ndumva twasoreza hano, reka dusubire mu minsi iza, hanyuma tujye mu yindi mirimo, tujye gushaka amafaranga, turebe ko Kakule yajya gukorera n'ira lisanse, tukazagaruka noneho inshallah Imana ikomeze bashobose anasesengura noneho n'ibintu twize mereze n'abandi ubumenyi bari munsi yanjye cyangwa n'abandi bose babyibagiwe itafari hano muri Brazil, turebe ko talent zakomeza. Abana wese hari abanegereje, izi sara abanegereje ko ari nge bazatuma bakina muri première division, deuxième division, kuko harabona zamuye bahari. Yego, ne equipe nationale kina bamwe bari muri za Rutsiro, abantu bazi muri kiganiro twakoze bari henshi agiye atandukanye. So turasoje rero, we sign out, mugire ibihe byiza. Iyi yari Kivu Sport Update, nge na Jarud Kells, hanyuma kuri kamera yari Al Kakule. We sign out.